twongeye kubaha ikaze muri Alta Talk. Nitwa Jean Claude, yitwa Manzi Arsène, uri buryo bwanjye yitwa Chris. N'inyuma ya kamera turasuhuza Ivan ugumye kudufasha kugira ngo these videos tuzikore. Namwe kandi turabashimira cyane ko mugumya ku likinga, gufollowinga, gukomentinga no kubana natwe. So kubana natwe cyangwa sharinga these videos no buryo bwo guspreading ubutumwa bwiza hirya no hino. So turi muri episode ya 4. Chris, ndumva twaganira kukira uyu munsi nagira ngo kimwe namwe nagira ngo tuganire hamwe ni gute dushobora gufasha umuntu uri mu nzira yo gukura, ni gute twafasha umuntu wamaze gukizwa ariko ari muri process yo gukura. Ngo tujye kuvuga uruhare rwacu noneho kwakira wa muntu. Yes, uruhare attitude yawe nk'umukristo igomba kubiyiha ku muntu ukijijwe. Yes. Exactly, nuko bimeze. So nkuko twagiye tuyivuga, iyo umuntu akijijwe aza afite package nyinshi zitandukanye, ntabwo gucumura birangira, ntabwo bese umuntu aba afite inzira ndende yo kugenderamo. Ariko hanini akenshi tuba disappointed iyo dukijijwe kubera abantu tuba dusanzemo. Ko umuntu aba akeneye environment akurira nk'uko twabivuze. Hari umwe yigeze kutubaza ati none se mwaratubwiye ngo ikintu gituma umuntu akura nuko ajya muri fellowship. Ariko ushobora kujya muri fellowship ugasanga iyo fellowship ntabwo iri kugufasha kubera abo bantu barimo batarimo kugufasha muri uko gukura, bigatuma na ya process yo gukura no kumenya Imana itagenda nk'uko yari imeze. Sinumva ari ikintu cy'ingenzi cyane. Reka turebe uburyo dushobora kubera umugisha umuntu ukijijwe kugira ngo niyo process arimo ibashe kumukuza. Icyanditswe hano kiravuga mu Magalatiya igice cya 6 umurongo wa mbere. Aravuga ngo bene data umuntu niyadukwaho n'icyaha niyadukwaho tubanze kumva kwadukwaho cyane agaragaho tubanze kumvikanaho ngaho ntago turimo turashyigikira icyaha, ahubwo tubanze twumve ko no kwadukwa no kuvuga ngo ntago hano Paulo yavuze ngo umuntu naba mu byaha, ahubwo umuntu niyadukwaho tuvuge nagira intege nkeya agakora iki ngiki. Bibiri iravuga ngo niyadukwaho n'icyaha mwebwe abo mwuka cyangwa abamaze gukura mu byagakiza cyangwa abamaze wenda tuvuge abamaze kunyura muri iyo process ariko bakaba bageze ahantu abo niwo yise abo mwuka, akavuga ngo mugaruze uwo muntu umwuka w'ubugwaneza. Wow. That's it. Umwuka w'ubugwaneza aho guturangiriza ahangaha uzi ko umaze kurealizinga ko uwo muntu akijijwe nawe uwo wadutsweho n'icyaha, ko twabonye ko abatarakizwa ari bwo buzima. Ngo uwo muntu wadutsweho n'icyaha mu mugaruze nuvuga ngo biri kutwereka ko birashoboka cyane ko umuntu wakijijwe ashobora no kugaragara iyo icyo cyaha. Uburyo tugomba kwiyakira kuvuga aravuga ngo bimaze kugaragara muri mwebwe, ngo avuga abantu b'umwuka n'abantu ba kamere. Umuntu wa kamere cyangwa se umukristo wa kamere aba bavugamo ni umukristo utarakura kigaragaraho n'intege nke. Arababwira ngo bimaze kumvikana muri mwebwe ko hari amakimbirane, amatiku, ngo ibyo byose nibyo byerekana yuko mutarakura cyangwa se mugifite ibibazo, mugifite indwara runaka. Noneho uburyo ufasha umuntu kugira ngo wagaragaye n'icyo kibazo cyangwa icyaha ntabwo ari ukumwigizayo. Paulo avuze ijambo ryiza ngo mumugaruze ubugwaneza. Ikintu cya mbere tubonyemo umuntu akeneye iyo amaze akijijwe cyangwa se uruhare rwacu abamazemo iminsi ubugwaneza. Urabizi ko hari abantu bagikizwa cyangwa bakinjira mu gakiza cyangwa barimo barwana n'ibyo bintu kubera environment cyangwa kubera tuvuge naho bateranira na fellowship bariho, kubera uburyo babafatamo cyangwa uburyo bafata abo bantu batinya no kuba bakubwira cyangwa bakwegere bakuganiriza bakubwira ibyo afunguke. Yes, ntibafunguke. Kandi one of
the criteria cyangwa ikintu umuntu agomba gukora kugira ngo akire no kwegera umuntu akabimuganiriza atari ukuvuga ngo agiye kumwaturira ibyaha ahubwo buriya uyu mutima cyangwa uyu mwuka w'ubugwaneza umuntu arawufiringa ni reflection ibaho iyo ugwa neza umuntu arakwegera akabikumvamo akabikubonamo niyo mpamvu rero ikintu tuba dukwiye gukora tuba dukwiye kurwana sinavuga ngo no kubikorera cyangwa kugira gute ariko tugomba guca bugufi n'abari hejuru abo ngabo umenye ko bishoboka ko nawe ashobora gukora icyaha ariko abo ngabo b'umwuka icyo baba bakwiye gukora ni ukubanza bagaca bugufi bagacira bugufi abubaka ira environment environment is safe ku buryo umuntu yumva yaba vulnerable cyangwa akaba safe kuvuga ikibazo afite kubera ko niba uzasanga umuntu akijijwe amaze imyaka myinshi ariko akibatoringa n'ibintu mu mutima we byanze kurekerwa kuko ahantu ari ntabwo ari free kuba yagenda akavuga ngo mfite intege nke ndi umukuru wa korali bivuga ko mfite karakabazo reka nike kuvuga ndi pastor ninjya kubwira Chris ngo mfite kakabazo n'umundarwara n'intege nke aramfata gute amavuta yose aranshiraho ndabana nyamenye yose ariko icyo bivuze twebwe twakwiye kurema environment fellowship cyangwa se niba dukurikira ukijijwe cyangwa se uba muri church runaka mugomba kubaka environment aho umuntu aza intege nke zose akazisuka ubwo bugwa neza nibwo butuma umuntu akwe you have to be approachable kugira ngo wa muntu avuge ngo ngiyewe nubwo mbona gutya ndimo narwana n'iki ngiye noneho mfasha kugira ngo ariko iyo tutafite ubwo bugwa neza nibwo dutungurwa kuko yavuze ngo umuntu niyadukwaho ngo yakoze iki yakoze biriya bahise bamuhagarika bahise bamukuraho ugasanga umuntu ibibazo yari afite mu byongo kuko guhagarika umuntu no kumwirukana no kumuvana mu bandi ntabwo ari byo bikuranye so tuvuge ku kintu cy'urukundo buriya nyuma y'ubugwaneza ikintu bita urukundo kandi buriya ni ibintu bijyana ari bon iki jambo wasomye ni Paulo wandikiyaga Abagalatiya neze binjyana kure Paulo yigeze kubwira itorero rimwe nibuka ngo mutere ikirenge mu cyanjye ko nanjye tete cyanjye mu cya Kristo mpita nibaza Kristo yakoze iki no mwahoze muganira nibuka Petero yihakana Yesu hamwe yakanye inshuro 3 kabisa no Yesu arapfa narebye ikintu cya mbere Yesu yakoze akizuka yaragarutse aza kubwatanu ba Petero bari baraye banaruba babuza amafi agati mujugunye babona amafi aranje ngarahamagara barasangira icyo kurya narebye ura mutima Yesu yabikoranye Petero yakoze icyaha akizuka bwa mbere aho yabonekeye Mariya uzugura yamubwiye ngo genda ubwira abigishwa ko nazuse ngo ubwire na Petero ibaze cyane wari wamwihakanye agiye no mu bigishwa Petero arimo kugira ngo ugende ubwira abigishwa ngo ubwire na Petero Petero aricira urubanza yumva kugira kubera ko Petero yari afite guilt mu mutima namwihakanye ndera umwami wanjye ariko Yesu ntiyazukanye inzigo kiriya cyane ukuntu cyanyihakanye kandi nari umwami ariko Yesu yashazwe ngo avure n'uwo mutima we kuko we ntabwo yababajwe gusa nuko Yesu yapfuye yababajwe no kuba yanamwihakanye mu minsi ye yayo urumva Yesu azuzutse avuga ngo ndashaka kumwomora kugira ngo muvanemo niyo guilt nicyo twari kuba urukundo yamweretse nibutse amagambo yamubwira Petero urankunda inshuro 3 Petero ati ndagukunda ariyongera Petero urankunda ati mwami naho urabizi iriya compassion yari afitiye Petero koze icyaha ni nabyo bintu byaje gutuma ubuzima bwa Petero nyuma yaho buhinduka kuko nyuma ya Yesu turabona Petero iyo urebye muri Bible tubona Petero no watewe imbaraga nuko hari umuntu wamwumvishe hari umuntu wamusangije urukundo abasha no kurenga abasha kwiga so ibi biratwereka yuko bura urugendo rwo guhinduka k'umuntu ntabwo kuri wenyine umuntu aciye umugani avuga ngo bisaba village yose kugira ngo umwana akure nako tunakabona so birasaba wowe birasaba ngewe birasaba pasteri birasaba n'abakristo bose kugira ngo wa muntu abashe gukura iyo tumuretse gusa iyo tutamweretse urwo rukundo kuko Yesu yaravuze ngo
ikintu bazabamenyeraho ko muri abigishwa abantu ngo nuko mukundana yes kuki atavuze kuko muririmba cyangwa mubwiriza cyane buriya abantu bakwifuza kubwiriza abarangiza bakigendera they don't want to do anything with n'abantu ariko icyo yose dushakaho nk'abana b'Imana ni urukundo real n'abantu bo mu isi batubona bavuye kabisa bari abantu barakundana ni nacyo cyerekana ko turi abigishwa ba Kristo. Begeze kumubaza abigishwa be ngo tubwire ngo amategeko aruta yandi, aravuga ati ngo itegeko ruta ayandi yose ngo kuvuga ngo kunda Imana n'umutima wawe wose, avuga ngo irya kabiri ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, ngo amategeko n'ibyanditswe byose ngo bikubeye muri ayo ngayo. So urimo uravuga urimo birumvikana yuko kandi ukunze abasoje amategeko ni ukuvuga ngo urukundo iyo urukundo hano abavuga n'urukundo ruri general uburyo tuba dukwiye gukundana, aho tekereza ku muntu uje muri church cyangwa ukijijwe vuba cyangwa umuntu urimo urabonaho intege nkeya, utekereze umwaproachinganye ubwo bugwa neza n'urukundo. I'm telling you ntago azananirwa, no kuvuga ngo cyambere azabanza kwiyumvemo akuzeho akuganirize, iyo ni healing process irimo iratekinga place. Icya kabiri azakubwira ati ufatanye dusenge kuko isengesho nta kintu kinanirana. Icya gatatu ni ukumusengera, isengesho rikora ibintu abantu ari umuntu kuzavuga ati babaro ngiye nsengere, akenshi tubifata for granted cyangwa tukareba, ariko hari umuntu azakubwira ati babaro nsengere ndimo nanyura muri ibi ngibi, ariko najya yajya kugeraho kubwira ngo babaro nsengere atakubonaho njye naje kubona aho ibi bintu byose byaturutse, byavuye kuba abantu batekereza yuko church cyangwa ministry cyangwa se abantu bateranira ari ahantu hejejwe umuntu atagomba no gusitara. ariko ishusho bibiri twereka ry'itorero nyaryo ni nk'ivuriro, ni nka hospital. Nta muntu winjira mu bitaro yabona abantu barwaye, abantu baza bamanitse amaguru n'abandi ahantu kuki hari abarwayi nawe bigukanga, kuko uzi ko that's the safest place umuntu ashobora kujya agakira. Tugomba kugira umutima wo kwihangana no kuba twafasha abandi no kuvuga twese tuba turimo tugenda dukora, kuko rega uko umufasha nawe niko ugenda ukora. Ubwo rero icyo ndumva tubonye by'ukuri uko twafasha umuntu uje muri church, ko twabonye ko akeneye room yo gukura, kandi twabonye ko mu bimukuza harimo abantu abasanzemo bamufasha muri rwa rugendo rwo guhinduka. So tubonye ko ipfundo cyangwa motif yo gufasha wa muntu wahuye n'ikibazo ari urukundo no bugwaneza. So ndumva ari cyo kintu turabashimira twese cyane kandi ijambo ribe buzima muri twebwe, kandi aho waba uteranira hose cyangwa se uko nubwo umuntu yaza gusanga uri wenyine, umutima tugomba gufashanya undi muntu, umutima w'ubugwaneza ubigiremo uruhare nawe. Ushobora kuba bidari ahuri, ariko ushobora kuba initiator ukabitangira ukagenda spreading ayo makuru meza, ukagenda ubwira abantu uburyo bakwiye kugwa neza, kugaruza neza nkuko ijambo ritubwiye. Imana ibahe umugisha rero. Thank you so much. Mwibuke comment, namwe mushobora kugira icyo mwongeraho. Twavuze ubwo neza, ariko ufite ikindi gitekerezo watubwira, ikibazo watubaza cyangwa ibyo wifuza ko twavugaho ubutaha, turabashimira cyane. Imana ikomeze ibahe umugisha. God bless you. God bless you.